Welcome back to Muri Forex Academy. This is episode 2 of our price action series. In the last video, twavuze kuri market structure. Today we are focusing on one of the most important concepts, support and resistance. Let's break it down step by step. First of all, what is support and resistance? Support and resistance. Support is a level where price tends to stop falling. Resistance is where price tends to stop going up. Support ni ahantu price ihagarara kumanuka, hanyuma resistance ni ahantu market ihagarara kuzamuka. This level work because of psychology. Buyers and sellers react at the same zone. Ni zone aho abantu benshi bafata decision, niyo mpamvu price ihora igaruka. So ni gute rero ushobora kumenya nimba iyo yari resistance? Hano turebe kuri diagram yacu. Hano tugiye turasanga hano kuri pullback ya mbere tuhafite icyo twita resistance, hano tukagira icyo twita support. Market iri kuzamuka, price ikamanuka ikagera kuri resistance ikamanuka, aho icyo gihe hano twita tuhafata nka resistance. Hanyuma hano market yongeye gukora pullback ikazamuka, iyi ngiyi iba yabaye support. So many traders bakora iri kosa, bakunda gushushanya buri key level yose cyangwa buri zone yose bagenda bavuga ngo tuzinjira ku iyi zone. Ariko nimba uri umutrader ukaba ushaka kuba successful, ureba icyo twakita nka key level cyangwa ahantu market iba yarakoze inshuro zirenze imwe, ahantu market iba yarakoze inshuro nyinshi. Tugiye kureba kuri diagram turebe support ni iki, resistance ni iki, ariko nituvaho turahita tujya kuri chart turebe uburyo bwiza ushobora guca support cyangwa support ishobora kukugirira umumaro, kuko nitujya muri chart turabona itandukanye neza cyane n'iyi diagram yacu. So hanyuma iri ni market ya mbere aho dushobora kureba iyi ni diagram ya mbere aho dushobora kureba ukuntu umuntu ashobora guca support and resistance. Resistance ni igihe market iba yageze hano ikahita imanuka, icyo gihe iyi twakita nk'iyi high, icyo gihe iba yabaye resistance. Hanyuma market nanone yakongera ikagaruka igakora pullback, icyo gihe iyi ngiyi iba yabaye support. So hanyuma reka tujye kuri diagram yindi. Hano dufite diagram ijya gusa nka chart neza. Many traders trader benshi bashobora kuza yajya gushushanya support, arangiza akaza akimakingira iyi ngiyi. Icyo gihe uzaba uri akagenda makinga izi ngo nizo support, hanyuma izi nizo resistance, ngo ahangaha ni hazagenda yinjirira. Kandi tumaje kumva ko ahantu umuntu yinjira cyangwa ahantu umuntu afatira trade ni ahantu price iba yakoze inshuro nyinshi igahindura direction. Bivuze ngo niba price yageze ku 5,000, example kuri gold, igahindukira ikagaruka ikamanuka, hanyuma icyo gihe nimena ko ibyo 5,000 ikongera ikagaruka, icyo gihe tuzafata icyo twakita trade cyangwa iyo twahita tuyibara nka valid support. Hano rero izi muri kubona hano nagiye ncano kwi zone z'ubururu, izi ni invalid support. Hanyuma hano naho kuri diagram yacu tuhafite icyo twakita nka valid support and valid resistance. Valid support rero nkuko twabivuze mbere ni ahantu market iba yarakoze inshuro zirenze imwe. Urugero nka hano turabona ko market yakoze kuri inshuro ya mbere, ikoraho kabiri, ikoraho gatatu. Icyo gihe iyi ngiyi tuyibara nka support iri strong, cyangwa support ushobora kwizera ukaba wafatira trade even yabaye
yabaye broken cyangwa yabaye broken tukaza tugategereza retest nka resistance cyangwa tukayikoresha nka support tuzamuka. So hanyuma icyo gihe tuhita tumakinga iyi zone yabaye yakozeho touch inshuro irenze imwe kandi igakora na move nini. Hari abantu benshi ushobora kubona nk'urugero market yaje ikora wenda n'urugero ikore nk'iyi move, hanyuma iraje ikora nk'aka move n'urugero, we warangiza market ya breaking no move ugashaka kwinjira kuyi move. Icyo gihe menya ngo ahangaha no afatira trade market yerekanye move ko itari yisobanura neza kandi no resistance nanone ntabwo izabikomeye cyane cya support. Icyo gihe menya ngo trade yawe ushobora kuzagwa rose. Icyo ugomba kureba, icyo ugomba kumenya kuri support cya resistance ni iki, nuko market ureba ahantu yakoze move ndende cya move ishobora ya imbaraga yari ifite. That's why tutaza gufata iyi move cyangwa iyi move kandi dufite iyi support wenda ni nk'urugero yatanze pipi 100 na hano wenda igatanga izindi pipi 100, hano wenda ikaba yatanga pipi 200. Bivuze ngo icyo gihe iyi support yawe izaba iri strong, waba ukora swing, waba ukora day, waba ukora scalping, waba ukora position, iyi support yawe izaba iri strong kurusha uko waza gufata utu pullback tuba turi hagati muri market. So hanyuma rero indi dufite ni resistance. Iyi resistance ariko yabaye broken. Hari igihe ushobora kumva ngo support, nshobora gutegereza support nibyo ngo cya resistance, market kazi gakora kuri ya support yawe ukajya tradinga kuri support gusa ushaka kuzamuka. Ariko hari n'igihe market breaking ya support hanyuma ikaba resistance. Icyo gihe rero utegereza retest cyangwa ugafata fake out cyangwa breakout. Icyo gihe ariko ibyo ntabwo twari twabigeraho, tugomba kubanza kureba kuri support and resistance. Hanyuma icyo gihe iyo market breakinze ya support twari turi kureba hano, iki gihe iyo support ntabwo ibitaye agaciro ngo irarangiye ngo ibyo birarangiye, ahubwo icyo gihe ndakubwiza ukuri ko aba aribwo igiye kugira agaciro nanone mu kongera kumanuka. Icyo gihe market breakinze hano ka breakinga ya support yacu twari dufite hano, icyo gihe hano itihinduka resistance, market yacu itihinduka nako ya zone yacu itihinduka resistance. Icyo gihe rero ushobora kwinjiraho ubayinga hano kuri support ukayinjiraho unaseringa hano kuri resistance. Nicyo iyi diagram yacu ivuze hano hejuru. Hano yari support, hano iyi zone yacu yari support. Oh sorry about that. Yari resistance, ariko igeze hano ihinduka support. Hano yari resistance ariko igeze hano ihinduka support. Impamvu nta yindi nuko price yari ya breakinze ino resistance yacu, kandi icyo gihe iyo breakinze resistance yacu ntago ya resistance ibitaye agaciro, keretse iyo market breakinze inshuro nyinshi ikagenda igakreata icyo twakwita izindi support. Icyo gihe ureba za previous support, ntabwo ujya kureba ya support ya breakinze inshuro nyinshi. Icyo gihe market iba yarakoze nk'icyo twakwita nko kuyisuzugura. Ntabwo ushobora kujya guca support ugenda urebe support yabaye formed mu 2000, ahubwo ureba ya support yabaye nimba turi mu kwezi kwa 4 ukareba ya formed yabaye mu kwezi kwa 3. Icyo gihe iyo resistance cyangwa support iba valide cyane kurusha ya indi wajya kureba yabaye 2022 cyangwa 2020. That's why rero twebwe duca resistance ahantu hanyaho kurusha wa beginner ushobora kujya guca resistance agaturuka muri 2020 kandi tugeze 2026. Icyo gihe uwo mu trader nta hantu muzamuhuriye, kuko market ihora ifominga icyo twakwita
support n'ama resistance. That's why rero tugomba kujya kwimanika gushaka izahakera kandi dufite izubu ngubu tugomba kugenderaho. So rero niyo mpamvu naho ngaho resistance ikora icyo twakita guta agaciro. So ariko iyo iki breakinga even rimwe cyangwa kabiri cyangwa gatatu, icyo gihe iba ikiri strong, nta hantu iba yakajya. Ushobora kuyikoresha iyo ari resistance ukayikoresha mu buryo bwa support. Ari naho dufite ubu ngubu hano yari resistance, igeze hano iba support. So rero abatrader benshi ashobora kujya kwicisha iyi resistance, kaza yicisha iyi resistance cyangwa iyi support, hano agenda aca iyi resistance cyangwa iyi support, hanyuma akarindira ko market izaza hano ngo yongere azamuke. Kandi twabonye ko hano hejuru tuhafite icyo twakwita nka support ikomeye. Hano tuhafite support ikomeye, wotegereje iyi ngiyi exactly market ntabwo izagera kuri support cyangwa ngo ize igere kuri resistance. Ninayimena izaza hano wenda n'urugero ikore nk'icyo twakwita nka pullback, yongere iyigarukeho imanuke, kuko market izaba yashiftinze structure. Ku barebye kuri video ya mbere kuri iyi episode ya price action, nababwiye uburyo ushobora gukoresha price action duhereye kuri market structure. Hanyuma reka tujye muri chart turebe market muri iyo chart, ubundi market iba yifashe cyangwa biba bimeze gute. So mbere na mbere ntinyibagirwe ino diagram ya mbere ko tugiye dufitemo icyo twakita hagati ama resistance n'ama support. Reka tujye muri chart turebe what's going on. Hano dufite isoko rya Euro USD. Hano dufite isoko rya Euro USD. Muri diagram ubona ari ibintu bisobanutse, bisa neza, biri clear, ushobora kubyifata nyine ukahita ubyumva ukabona birakoroheye. Ariko iyo ugeze muri chart, aha niho abatrader benshi bakunda gucikira intege, akajya muri chart akaba yabura ibyo twamubwiye kuri diagram. That's why I'm here to tell you how to draw support and resistance in real chart. Let's go. So dufite hano isoko rya Euro USD, ntabwo turi bujye kure cyane kubera ko dutangira nababwiye ko tugomba guca icyo twakwita resistance duhereye aho market price yegereye. Ntabwo tuzajya guca resistance ngo dusubire 2022 nk'uko nabibabwiye mbere. That's why hano tugiye kureba kw'iyi zone, kw'iyi phase yonyine. Even twenda dushobora kuza kuri guhera kw'iyi bullish tumanuka tujya tumanuka tuzamuka, twongera tukamanuka tukagaruka ahangaha. So rero turahera kw'iyi zone. Urugero nababwiye ko tudashushanya buri zone yose ngo ni resistance. Ntabwo dushaka kuza ngo dushushanye ngo iyi ngo ni resistance, ngiyi ni resistance, iyi ni resistance, ngiyi ni support, iyi ni support. That's bullshit, man. Kuba waza ugashushanya buri candlestick yose ngo ni support, ngo indi ni resistance, icyo gihe ushobora gushiduka utabaye profitable kandi warize neza ku channel yacu ya Manila Forex Academy. So nyiri kubabwira kuri support and resistance, mwibuke guhora subscribe ndetse comment, like na share. Ndetse nimba hari n'ikibazo wagize kuri isomo ryacu kuri episode 2, ushobora kwandika muri comment ukatubwira ukuntu wabyumvishe cyangwa se niba twabikoze nabi ubutaha tukazabisubiramo kuko nimwe dukorera. Reka dukomeze. Hanyuma muranyihanganira, I can use this broker. Yeah, okay, thank you. Reka dukoreshe uyu muboroka kuko hariya nabonaga harimo icyo twakwita nk'amagap menshi. Sano dufite Euro USD, tugiye kwanaliza turebe market idufitiye iki. Hanyuma nitwanaliza turajya kureba hantu market yakoze inshuro zirenze imwe kandi igakora move iri seri. So ahantu hambere ngiye nabonye, murabona ko dufite aha ku nshuro ya mbere, ku nshuro ya kabiri ndetse ku nshuro ya gatatu. Aha niho nakita ko market yakoze
move zirenze imwe, yakozeho touch zirenze imwe, bivuze ko ahantu dushobora kuyizera tukahakoresha mu buryo bwa tukaba twahaca icyo twakwita nka support. Okay, reka tuhace support yacu. Mbibutsa ko iyo ugiye guca support cyangwa resistance ntago uza ngo uce hano hejuru. Guys, wenda ni nk'urugero hano turi kuri resistance, ntabwo ushobora kuza ngo uce hano hejuru, ahubwo ufata quiz week ukaba wazifata bitewe n'ukuntu wamastarinze ino strategy. Niba ushaka kumastaringa ino strategy neza cyane, ushobora kwinjira muri Telegram yacu cyangwa muri WhatsApp group, link iri muri bio, ukareba ukuntu tradinga cyangwa uburyo dushushanyamo resistance na support, hanyuma ukagenda ubimenya bikarushaho kugenda ukuza ubumenyi bwawe. Hanyuma hano tuhafite cyagiye twabonye ko iyo ari hejuru aba ari resistance, yaba ari hasi akaba ari support. Ubu bivuze ngo iyi ni support twabonye. Kuri support yacu twabonye ifite touch ya mbere, touch ya kabiri, touch ya gatatu. Ariko icyitonderwa ni iki, hari umutrader ushaka kuyibona gutya yakozeho touch ya gatatu, yagera hano akahita ashaka kubayinga. Icyo gihe nushaka kubayinga exact ntabwo uzaba wabonye ya video yacu ya mbere ya market structure. First, mbere yuko winjira trade, banza making sure ko wamenye structure, how the market goes, ukamenya ati market iri kugenda gute, market iragenda gute, mbese turi bearish cyangwa turi bullish. Right now market murabona ko iyi yari iyo twakwita nka previous high, hanyuma market iraza itangira gucreate lower low, lower high, lower low, lower high. Bivuze ngo market yacu iri bearish kubera ko ya breakinze icyo twakwita nk'izi structure ziri hano. So icyo gihe rero iyi ni support murayibona, ariko ushobora gutegereza market ikaza ikabreakinga hano, yarangiza ikagaruka gukora icyo twakwita retest, hanyuma yari support hano tukayikoresha mu buryo bwa resistance. Ikindi rero ushobora gutagetinga icyo twakwita bitewe na risk reward ratio yawe, ushobora gufata rimwe kuri gatatu, ushobora gutagetinga iyi ngiyi, ushobora no gutagetinga iyi ngiyi, nabyo byose ubu byemere biterwa na plan yawe. Hanyuma nuko ushobora gufata icyo twakwita nuko ushobora gukoresha support na resistance, kandi nuko ushobora kudrawinga support ndetse na resistance mu isoko muri iyo chart. Hanyuma ahandi ushobora kumbaza ngo support ngo resistance ngo bimeze ute, ngo kugutweretse support ngo resistance bimeze ute, hano turajya kureba ahantu wenda resistance yabakoresheje, nubwo nariko habona, ariko turahabona ko byasa kose. Reka turebe. I'm so sorry for everything. Okay. Murabona hano urugero, imuze gucikwa, murabona urugero hano kuri zone ya mbere, zone ya kabiri, zone ya gatatu, ndetse ahangaha tuvuze ko hano hari resistance. Icyo gihe rero market yaraje ireba kuri ya zone ya mbere, hano yari zone ya mbere, ya kabiri, iya gatatu, hano ihageze irazamuka, hano ndetse yaragarutse irazamuka. Bivuze ngo nimba warafashe risk reward ratio nziza rimwe kuri gatatu, ushobora kuba bitewe na time frame wakoresheje winjira, ushobora kuba umuntu wese wakoresheje ino resistance ino trade ye yabaye successful. So if you need something from this video, don't forget to like, comment and share. Niba hari icyo wungukiyemo kandi cyiza gishobora kugira umumaro, ushobora gukanda like, subscribe, kandi ugasangiza n'abandi inshuti zawe n'abavandimwe. Episode 3 is coming soon, where here we go deeper into price action. See you